cyane wanyu tugurira ikivuguto aretse tugurira mobi yitwa Mucyo Thierry njye muntu witwa kazina keza no Mucyo Thierry ari kuba icyitwa matamoro boga batobora gatwereka akaboko Bogari bayireka bavuga ngo yambaye ishanga hari ukuntu hagurutse bitambibona cyacimise kugera Musanze bageze bahita batwinjiza muri Sambori uyu mupeta kandi yarakunaniye ukiruka umukinnyi ubundi ari hano twasohotsemo twiruka tugira ngo bagiye guhita batwinjiramo abana n'abana bahungu ngiye kureka reka mbwira kandi gatoya ntago ari ababigina mwandikemo mobi muri comment none se reka mbabazi ukora iki umucunyi no umushumba mwana ubu ni muva hano amafaranga mutayabonye murabigenza gute ntago ari kugirisha bro mureke ngenge basabe murebe ko batayampereza ngaya sabe mucuba tubabarire dere nimero ngiyo muri screen guys ngewe maze imyaka 42 ndi umukene kandi ndi umustar mugiriye imbabazi mwaba amafaranga dufite 150 nanga baduhaye ndasubira turaba content creator batanu mucuba dayo 150 nushaka kureka kwigira ikigoryi ako nanjye mbiri no dere ngaya nago ari scam cyane nose ngewe nago nyari ndamugira 25 ngewe nago nyariho buri wese afata agasenkana mucubaza ko twasabiye nawe wasabirije twumva nadusabire pe mwabare mukadufashiza abahungu bafite urugendo bazajya Karongi kandi bakeneye amatente n'ukuri mubafashe barakennye urazi Rwamagana Rwamagana ikibazo ndi kubasabira mu kantu gako mobi wabaye nose uri kutubwira ko tugiye Karongi oya nakwasa musigare mwakwanzi Karongi sha amafaranga nakwa ni Muhazi so bazajya Muhazi mubafashe mubaheresaga amafaranga harya nayiki aya matente sha muri ari amatente haba harimo umucuruzi ucuruza imyenda ya kinyarwanda atwandike inbox tuzakorane nawe atwambike tumwamamarize kandi ikindi kintu nge ndavugana n'abahanzi muri hehe content nkora none se bashaka kuririmba kuzazijyana mu rugendo awe nge content nkora abahanzi nibireba abahanzi nimwebwire ako siko nakwasa burya nawe ntabyiwe nese ndibona nitwayimanukana nkumuntu uzasohora indirimbo kuwa gatanu amafaranga po mana yanjye ngamuhe n'amafaranga poro wakigoye turi gusaba amafaranga hata mudama ku mafaranga kiza nuko baba babyubije garura mobi reba umuntu bashaka nakwa komeza nta kwamamaza komeza nakwasaba sereye udusabira amafaranga pe nakwasaba amafaranga cyangwa wabango n'igikara y'amatente uri kumva abo bana bari seriye baketa beza mu amafaranga bazajyeyo hasari iki mobi bo ntiwamaho kimwe cya kabiri mani simbamamarije niba yaduhanda guhaho ariko ikindi bemere no kuza kudusura hano tuzaba dukambitse bakatureba bakagenda mani basanga muri mu bikamyo nicyo kibi cyayo none se yababona gutama ni vigo azubwe baba badufunze mutari no kubimenya ako se abakobwa nkaba nakwasa bavuga gutya bajya bagira aba boyfriend Ntamutera story tu reka mbazi ndagize kubasabira mite ngutera story uri kumva ako babaha amafaranga ubundi se sinangije kubasabira amafaranga basanga abafite amafaranga barayashyira kuri cash power barashyira he kutahabuze vuga nimero wakiriye uzaza mbere ari uzakujya nimero ni nginde hejuru ku mutwe mani 079 bareta bayikunda reka manze mvuge nimero aha okay ngatubwire iyo story dasekeje cyane Dumba turakwemera bro nanjye ndabemera watu blessing kandi cyane ari amafaranga ntago aba yoroshye dumba ngewe ubona nzi ko kuza kuri live ye bisabe ni inzozi wallahi zari inzozi zanjye ariko izi nzozi abana zibuzemwe akantu kamwe gusa niyo mpamvu ise wegamo zibuzemo tuntu ariko dumbuzi ko nta mega mfite
na nta mega mfite. Urazi kwereze nawe. Ndashaka megabyte mwana. Birasaba kuvuga ngo dadi uzi ko nta mega mfite. Daddy. Oya mucunya atangiye kunsabiriza mucunya igenda ntangiye kugutinya. aya mafaranga ko twaboneye hamwe ko turi bumuhe umwugu yaragiye gusabiriza ku giti. Mucunya ntangiye kugutinya. Mucunya atangiye kuntanga. Ukuvuga ngo rata mutubabarire mudusapotinge. Ariko reka turabiye Big Mama aravuga ngo muzamure abaye support nguyu reka muzamure. Tumuzamure sha. Witwe Big Mama. Ese nakwasa. Karame bebe. Tuzatege tuva i Kigali tugera Rwamagana cyangwa nabwo tuzagenda n'amaguru. Muzagenda n'amaguru man. Boga ni mutege. Hey, mwiriwe neza. Big Mama, oh my gosh. Reka twumve Big Mama aje gutanga ubufasha. My crush. Bite byanyu abana bameze neza? Tumeze neza. Support range ko hano iyi ngiyi. Kubera ko impu ntago zikiboneka zo kwambara, ahubwo haboneka iriya myenda y'abagabo ifite incunda. Babaha n'indi yo kwambara n'iriya migongo mwambara mu gatuza ya X. Kandi birakodeshwa. Ndumva mutajya kubigura. Ni muzi Kigali ni mugaruka muzanga. Turi niho turi. Buri Kigali hagana he? Hano kuri 12 niho turi. Zarajya si imyenda 5. Turi 5. Nemere kwibakodeshereza muzaza nyibaye. Murakoze. Duhe nimero tuzakubona gute mubyeyi? Andika nimero yanjye cyangwa unyure wivuga cyane baraguhamagara cyane. Turagukunda. Oya unyura inbox nyibahe. Eka nkwandikire ngewe. Musabe Pastor Kim, Pastor ari uwitwa Pastor Kim umusabirije yabaha. Pastor Kim, oh my god. Pastor Kim ukuntu bimeze? Pastor Kim, ngewe mfite umwana urwaye kandi ngiye muri tuba urumva azasigara ryiki. Ukuntu bimeze Pastor Kim, bano basore urimo kubona hano urabona tururungano, turabakote creator, twavuye i Kigali n'ibirenge twerekeza i Musanze, turimo kwerekana nk'urugero ibyiza u Rwanda rufite. Ngire byiza bitatu wabonye. Twabonye amahoro kubera ko umuhanda twarawigenze n'abadukoze ijoro n'amanywa. Twabonye ko igihugu haba mu ntara haba mu cyaro haba hehe hari isuku. Bagakenya ushobora kumva ukagira ngo ni mu cyaro bati ibipapuro ku muhanda. Ndagira ngo mbabaze abanyarwanda bakubura ryari. Imyanda iri kubura. Kuko twagendaga saa 11 tukabona harakubuye. Ukabona hasa neza. Ibyo icya gatatu ni enjoyment nyine nk'abasore tuganira byongera urukundo byongera abantu kubaruhura ukajya TikTok ukatureba. Twaranamenyanye. Rero ubu ngubu intego turimo kwiha tugiye kujya muhazi cyane wanyu tugurira ikivuguto. Yarazitugurira. Nabahaye iyo mwibesha mukamanuka mu bigogo ubundi. Ariko abantu mu bigogo dukangisha. Nari kuba icyitwa amata bogare watubabare ukatwereka akaboko. Murabona narimo kubenza bese. Bogare bayerekane bavuga ngo yambaye ishanga hari ukuntu hagurutse bitabibona. Cyacimishije tukigera i Musanze. Twageze bahita batwinjiza muri sauna direct. Kandi yarakunaniye ukiruka. Abasore bararira koko. Twasohotsemo twiruka tugira ngo bagiye kwita batwiciramo. Sauna ntago ari aba beginner. Mwandike mu mobi muri comment. None se reka mbabaze. Ubu ni muva hano amafaranga mutayabonye murabigenda gute? Ntago ari none se mureke ngenya basabe murebe ko batayampereza. Ngaya sabe mucuba tubabarire dere nimero ngiyo muri screen. Guys ngewe maze imyaka 42 ndi umukene kandi ndi umustar. Mugiriye imbabazi mwaba amafaranga. Dufite 150 nanga baduhaye. Ndasubira. Turaba content creator 5 mucuba 150 nushaka kureka kwigira ikigoryi. Ako nanjye mbiri.
No, dore ngaya ntago ari scam cyane. Nise njyewe ntago nyariho. Nubwo mugira 25. Njyewe ntago nyariho. Buri wese afata agasenkani. Mucubaza ko twasabiye. Karani. nawe wasabirije twumva nadusabire pe mwabare mukadufashiza abahungu bafite urugendo bazajya Karongi kandi bakeneye amatente nukuri mubafashe barakennye Wazi Rwamagana Rwamagana ikibazo ndi kubasabira mu kantu gako mabi wabaye no se kutuvuga ko tugiye Karongi oya nakwasa Musigare mwakwanzi Karongi sha amafaranga nakwa ni muhazi so bazajya muhazi mubafashe mubaheresaga amafaranga harya nayiki aya matente sha muri ari amatente haba harimo umucuruzi ucuruza imyenda ya kinyarwanda twandike inbox tuzakorane nawe atwambike tumwamamarize kandi ikindi kintu nge ndavugana n'abahanzi muri hehe content nkora none se bashaka kuririmba kuzazijyana mu rugendo awe nge content nkora abahanzi nibireba abahanzi nimwebwire ako siko nakwasa burya nawe ntabyiwe nese ndibona nitwahimanukana nkubu uzasohora indirimbo kuwa gatanu amafaranga po mana yanjye ngamuhe n'amafaranga poro wakigoye turi gusaba amafaranga hata mudama ku mafaranga kiza nuko baba babyubije garura mobi reba umuntu bashaka nakwa komeza nta kwamamaza komeza nakwasaba sereye udusabira amafaranga pe nakwasaba amafaranga cyangwa wabango n'igikara y'amatente uri kumva abo bana bari seriye bakata beza mu amafaranga bazajyeyo hasari iki mobi ni wamaho kimwe cya kabiri mani simba amamarije niba yaduhanda guhaho ariko ikindi bemerewe no kuza kudusura ahantu tuzaba dukambitse bakatureba bakagenda mani basanga muri mu bikamyo nicyo kibi cyayo none se yababona gutuma ni vigo azubwe baba badufunze mutari no kubimenya abo se abakobwa nk'abana kwasa bavuga gutya bajya bagira aba boyfriend Ntamutera story tu reka mbazi nangize kubasabira mite ngutera story uri kumva ako babaha amafaranga ubundi sisi nangije kubasabira amafaranga basanga abafite amafaranga barayashyira kuri cash power barashyira he kutahabuze vuga nimero wakiriye uzaza mbere ari uzafite nimero ni nginde hejuru ku mutwe mani 079 bareta bayikunda reka manze mvuge nimero aha okay ngatubwire iyo story dasekeje cyane Dumba turakwemera bro nanjye ndabemera watu blessing kandi cyane ari amafaranga ntago aba yoroshye Dumba njyewe ubona nzi ko kuza kuri live ye bisabe ni inzozi wallahi zari inzozi zanjye ariko izi nzozi abana zibuzemwe akantu kamwe gusa niyo mpamvu ise wegamo zibuzemo utuntu ariko Dumba uzi ko nta mega mfite nta mega mfite Ndashaka megabyte mwana birasaba kuvuga ngo daddy uzi ko nta mega mfite daddy oya mucunya atangiye kunsabiriza mucunya igenda ntangiye kugutinya aya mafaranga twaboneye hamwe ko turi bumuhe umugwe yaragiye gusabiriza ku giti mucunya ntangiye kugutinya mucunya atangiye kuntanga ukuvuga ngo rata mutubabarire mu dusapotinge ariko reka turabiye Big Mama aravuga ngo muzamure abaye support nguyu reka muzamure tumuzamuresha mwese Big Mama ese nakwasa garame bebe tuzatege tuva i Kigali tugera Rwamagana cyatu nabwo tuzagera n'amaguru muzagende n'amaguru mani boga ni mutege Hey, mwiriwe neza. Big Mama, oh my gosh. Reka twumve Big Mama aje gutanga ubufasha. My crush. Bite byanya abana bameze neza. Tumeze neza. Support range ko hano iyi ngiyi. Kubera ko impu
ntabwo zikiboneka zo kwambara ahubwo haboneka iriya myenda y'abagabo ifite incunda babaha n'indi yo kwambara n'iriya migongo mwambara mu gatuza ya X kandi birakodeshwa ndumva mutajya kubigura ni muzi Kigali ni mugaruka muzanga turi niho turi buri Kigali ahagana he hano kuri 12 niho turi zarajya si imyenda 5 turi 5 nemereye kwibakodeshereza muzaza nyibaye muzagenda murakoze duhe nimero tuzakubona gute mubyeyi andika nimero yanjye cyangwa unyuremo wivuga cyane baraguhamagara cyane turagukunda oya unyura inbox nyibahe reka nkwandikire ngewe musabe Pastor Kim ari uwitwa Pastor Kim mumusabirije yabaha Pastor Kim oh my god Pastor Kim ukuntu bimeze Pastor Kim ngewe mfite umwana urwaye kandi ngiye muri tuba urumva zasigara ryiki ukuntu bimeze Pastor Kim bano basore urimo kubona hano urabona tururungano turabakote creator twavuye i Kigali n'ibirenge twerekeza i Musanze turimo kwerekana nk'urugero ibyiza u Rwanda rufite ngire byiza bitatu wabonye twabonye amahoro kubera ko umuhanda twarawigenze n'abadukoze ijoro n'amanywa twabonye ko igihugu haba mu ntara haba mu cyaro haba hehe hari isuku agakenye ushobora kumva ukagira ngo ni mu cyaro bati ibipapuro ku muhanda ndagira ngo mbabaze abanyarwanda bakubura ryari imyanda iri kubura kubera ko twagendaga saa 11 tukabona harakubuye ukabona hasa neza ibyo icya gatatu ni enjoyment nyine nk'abasore tuganira byongera urukundo byongera abantu kubaruhura ukajya TikTok ukatureba twaranamenyanye rero ubu ngubu intego turimo kwiha tugiye kujya muhazi